indirimbo nkunda mu Rwanda muri no minsi ni indirimbo yitwa Broka ya Bruce Melody murabizi aririmba neza ndakeka ama awards yose agenda afata muyazi murabizi ko afite ijwi ryiza so warakoze cyane gukora iyi ndirimbo uretse gutandukanyiriza ibintu yego birambuye ko nakoze indirimbo nivuga yego tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread umwami w'umuziki mu Rwanda ni theben oya umwami w'umuziki mu Rwanda ni theben imagine ibaze ko Bruce Melody ya performance hafi isaha irenga sibyo yavuye kuri stage abantu bose bananiwe urumva ariko uwitwa theben bamutegereje kandi ikintu theben yakoze theben mwumva kino kintu theben stage yari y'urukundo gusa urumva kwe kutwibutsa Iva Bravani kutwibutsa J Paul urumva ariko man ariko abantu mutazi kanuni za theben izi kanuni za theben nukugira buretse kanuni za theben abantu baraziyobewe wowe theben atumiye abantu arangije bagize inuza imbaho runyumve iki hagati y'abantu babiri Bruce Melody na theben umwami kuri we ninde none se umwami ninde vugisha ukuri hagati ya Bruce Melody na theben mu mifanire ngiye mfa na Melody yitishijemo hagati ya Bruce Melody na theben ahitamo theben ko niwe tuziranye nanjye nahitamo Melody nanjye nakuranye nawe none si ibindi ni ibiki ubundi mwajyaga siraki wowe uri team Bruce kubera yuko baguha amafaranga cyangwa umutima wawe wumva ari uzi kuririmba kurusha Ben ahubwo bizi gute ko ndi team Bruce kuri hano wese kuri hano uri umunyamakuru mfite mikoro ministry dore Bruce araje kwaka tubanza dukore akazi niziko katari kumva nta team mbamo ujye mumenya ko ibyo dukora ni entertainment turi entertaininga ntago twe duhatana ntago turwana niyo bibaye ngombwa ko turwana dukoresha umuziki nanone kandi entertaininga abantu so turaba entertainer ntago turi abantu bari hano kugira ngo bateze ibibazo mu bantu ndi gutebya nabyigiye kuri Bruce niwe utebya niwe watebeje mbere agaca no mu gikara kabinyigisha so rero nagerageje kubahiriza homework yampaye and yeah that's what happened ndabikubwiye ujye ubyumva bikunde ubyemere ubyenjoyinge 001 nta kundi byamera Bruce Melody byari bimuri inyuma bimupushinga yego harimo Rocky Kimomo harimo abanega ngo ba Philipita yego harimo bari abatipe ba Emirene yego urumva harimo ba Kadafi urumva nabaniga bari update cyane noneho na Ben na Bruce Melody yavuye kuri stage batabanitahira theben baramwempoza urumva baramufata baramuchallenginga yego barabanega n'ibirara bro abenshi rega n'abanyagasyata
mu magambo gufi Bruce yaje akora ibintu agomba gukora mu gihe yarakwiriye kubikoramo. Sinakurikiranye neza performance ariko nibaza ko yitwaye neza. Ikintu dushimira abafana nuko bagize kwihangana kudasanzwe. Leta yo gutangira sishaka kwisha ku ikosa ry'umuntu wari wese. Nago muri abana beza. Nukuvuga ngo iyo ntagize emotions bisa nkaho yagiye babaza tu wazigira niyo bikibazo ariko cyo mutazi. So my guy yarize indirimbo, he dissed me, right? Arandisinga ariko nibaza ko he dissed me officially, and he did what he did, you know. Yagurishije umusatsi wanjye kandi I have hair, bro. I got hair, bro. Kugira amahirwe nkaba namusuhuza ubwabyo. It might not be the first time ariko iteka bihora ari bishya. Arindi ariko nabikurikiye mu mashusho nabikurikiraga. Umuhanzi wanje theben yaje nyuma ya Melody. Ubwo muri ranking niwe wari homme de match. Ntibundi kuko nitwe twari ba nyiri ibirori, nitwe twabiteguye. Melody twa twamutumiye kwakunda ashaka no kwigiro yuwa ubyanka tumwinginga twose watu bari ukaza ariko yaje arabisiketagira ibintu byose aradirimba karahava abafana baraguruka abacuranzi kabuhariwe hanyuma umuhanzi wanjye umenye nta bacuranzi yarafite. Nukuri agomba kuba njye nkurikije uko nabirebaga yaririmbanaga n'ibiradiyo. Umva nirekwambia narakubwiye ntukajye ukina ntuzakinisha ingwe y'ishyamba. None icyabigaragaje rero yakomeje kurimba beka yose yasohotse yataye wawe niba koko oya twahataye baba yageze ahantu abantu bagataha twahataye baba umuhanzi wanjye sinzamuvaho ariko rwose Melody yaduhemukiye cyane. Melody waduhemukiye abantu ni bampe indabyo zanjye nakubwiye nti umuhanzi wanjye niko image resotre oya yampemukiye umuhanzi wanjye. Reka dusubire ku ntebe twige dutegure ribato se natwe uwanjye mutegure.